Reka dufatanye gushimira Imana iduhaye aya mahirwe yo gusangira ijambo ryayo muri uyu mwanya, izina ryayo rihimbazwe. Rero kadusenge dukomeze twiga ijambo ry'Imana. Uhabwe icyubahiro Data wa twese, ugira imbabazi uri mu ijuru. Turagushimiye cyane Mukiza wacu, tugushimira kugira neza kwawe n'imbabazi turagiza, izina rya rihimbazwe. Tugushimiye Data wera, uyu mugoroba waringanije na kino cyumweru cyose muri rusange, wapanze kuvugana n'ubwoko bwawe kugira ngo wongere kutwigiza hafi yawe. Uhabwe icyubahiro. Turasabye kugira ngo umwuka wawe atuyobore, twe ushimye yuko tuvugana n'abana bawe baduteze amatwi hirya no hino, kandi abaduteze amatwi bose aho baherereye nabo turabasabiye Mukiza wacu kugira ngo umwuka wera akomeze kutuyobora twese no kutwigiza hafi yawe. Tubiguse mu izina rya Yesu, amen. Reka twongere tubaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, tuvuga tuti Uwiteka abahiri. Tugiye kwigira hamwe ijambo ry'umwami wacu. Ijambo tugiye kwiga ni agaciro n'imbaraga by'amasengesho. Amagambo twiga araba yubakiye mu gitabo cya Luka ibice 21:36. Yesu anyujije ijisho rya gihanuzi mu bihe byose, akareba imiterere y'isuku izaba iteye n'imiterere y'abantu be bamwambaza, arebye ingorane bazasabwa kwambukiranya, ari umuntu ku giti cye, ari itorero muri rusange, ari ingorane zizajya zigwirira umuntu ku giti cye, zaba ingorane zitubaho muri ubu buzima ndetse n'intambara z'iby'umwuka buri wese aba yihariye. Ibyo Yesu yabibonye bitaraba, maze mu magambo yavuze asezera atangamo iyi nama itwigisha agaciro n'imbaraga by'amasengesho. Aravuga ati, nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose, kugira ngo mbone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Aha Yesu yavuze aya magambo ari nk'umupfundikizo w'ibyo yari amaze kuvuga byinshi bigomba kuba ku isi, bikababaza imitima yacu, bikababaza imibiri yacu, bigashengura itorero ryayo, bigakoma mu nkokora umurimo wayo. Mbega ingorane z'umuntu ku giti cye, intambara z'iby'umwuka z'umuntu ku giti cye n'iby'itorero muri rusange. Ibyo byose Yesu yabihaye igisubizo kimwe kivuga ngo mujye muba maso, musenge iminsi yose. Ijambo ryo gucibwaho umurongo ni ijambo ryitwa ngo iminsi yose. Gusenga kumeze nk'ibyo kurya. Ibyo kurya twariye ejo ntabwo byadutunga uyu munsi. Ibyo kurya urariye none ntabwo byagutunga ejo. Icyo nicyo cyatumye Yesu avuga ati musenge iminsi yose. Mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 5:7, ibyo Yesu mu gutanga inama yo gusenga iminsi yose kuba mwizera, yaturangiraga isoko aho nawe yaboneye insinzi y'ubu buzima. Mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 5:7, Bibiliya ivuga ku mibereho ya Yesu muri aya magambo. Yesu akiri mu mubiri, amaze kwinginga no gusaba cyane yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane arira, yumviswe kubwo kubahwa kwe. Yesu akiri mu mubiri nawe yaringinze, asaba cyane arira, yinginga iyabashije kumukiza urupfu, ariko uko gusabwa nawe yaratatse, ataka cyane arira, arumvwa
maze Imana imukiza urupfu imugeza ku ntsinzi. Uku gusaba kwa Yesu yari azi ko imitima y'abanyabyaha imwanga, yanga ubutumwa bwe, atagombaga kugihindura hanyuze mu kindi gitangaza keretse gutakambira Imana itanga ubuntu. Ubwo buntu bw'Imana bukazaganza imitima yari inangiye, abamwangaga bakamukunda, abangaga ibyo avuga bakabikunda, abari abanzi be bakamuhindukirira. Iyo ntambara yose yagombaga kwirwanisha amasengesho. Amaze kuyitsinda, abonye icyo gusenga byamumariye mu rugamba n'umurimo yaje gukora hano ku isi. Mu rugamba yaje kurwana ku isi no mu murimo yaje gukora ku isi, abonye icyo gusenga bimumariye, nawe aha itorero amabwiriza ameze nk'umurage, ati mujye muba maso musenge iminsi yose. Gusenga niwo muyoboro umuntu asabaniramo n'Imana, maze akayitura ibimubabaza, akayitura ibyo akennye, akayitura ibimuhagarika umutima. Uwo muyoboro umuntu asabaniramo n'Imana ni ugusenga. Iyo gusenga kutabayeho, ibibabaza umuntu biramushengura, ibyo yifuza bikamuheramo, ibyo akennye akagumya kubyifuza, akabura uwo bitura. Niyo mpamvu mu gitabo cya Zaburi ya 50 umurongo wa 15 haranditse ngo, unyambaze ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago, nanjye nzagukiza nawe uzanshimisha. Iki bacyita divine assurance. Ubu ni ubwishingizi mvajuru. Imana ifite byose, Imana ishobora byose, niyo yatubwiye ngo unyambaze ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago, irasezerana ngo nanjye nzagukiza, maze nimara kugukiza nawe uzanshimisha. Ikijya kitugora nk'abantu, tujya tunanirwa kugira ibyiringiro bishitse mu Mana. Uburamutse ufite umuvandimwe wawe w'imfura, izwi mu muryango, izwi ku gasozi, izwi mu bantu ko ari imfura, akaba ari umuvandimwe wawe, akaba ari imfura kandi akaba ari umukire, akakubwira ati nujya ugira ikibazo uzajya umbwira, iryo sezerano wajya uryama ugasinzira, kuko uwakubwiye uzi ko ari imfura, uwakubwiye uzi ko agukunda, uwakubwiye uzi ko ari umukene, uzi ko ari umukire, wabona ibyo waba ukeneye byose. Iryo sezerano aguhaye ryajya utuma uryama ugasinzira. Iryo sezerano aguhaye ryajya rituma ikibazo kiza ntuku ku mutima, kuko hari uwakubwiye ngo igihe cyose ugize ingorane uzajya umbwira. None Imana nyiri impuhwe, Imana nyiri imbaraga, Imana nyiri ubutware, yaratubwiye ngo unyambaze ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago, nanjye nzagukiza nawe uzanshimisha. Ibi bishatse kutubwira iki? Umunsi umwana yakunaniye, nta makuba arenze ayo mu buzima, ukabona yanze gusenga, yanze kwiga, atangiye kunywa urumogi, atangiye kwigira nabi, kukubahuka no kugusuzugura, atangiye kujya ataha iyo utazi, ntukarondogore, ahubwo ayo niyo makuba. Mu gihe gisa n'icyo biranditswe ngo wambaze Uwiteka Imana, umusabire, we kurondogora, we kwiyambaza polisi, we gutekereza iby'iwawa, ahubwo wambaze Uwiteka ku isaha nk'iyo, niho yategetse ko azajya dutabara. Kubwo kutamenya agaciro n'imbaraga iri mu gusenga, ari nabyo Yesu yashatse ko tuzajya, ari bwo buhungiro Yesu yashatse ko tuzajya duhungiramo. Iyo biramutse bigenze bityo,
ukagira ingorane, reka nte kubyita ingorane, mbyita amakuba, umwana akakumerera atyo. Ahambere ubanza kujya ni kwa mudugudu, aha kabiri mu bavandimwe, mu itorero kubasenga kajyayo. Nuko byose byamara gupfa ukazibuka gusenga, ariko igisubizo kiraha ngo unyambaze ku munsi w'amakuba n'ibyago, nzagukiza nawe uzanshimisha. Aya magambo ashimangirwa neza mu gitabo cyitwa Kugana Yesu. Mu gitabo cyitwa Kugana Yesu, urupapuro rwacyo rw'ijana, mu gitabo cy'icyongereza harimo aya magambo avuga ati, keep your wants, your joys, your sorrows and your cares and your fears before God. Haranditse ngo ibyo ukennye, ibikubabaza, ibiguhagarika umutima, yewe n'ibigutera ubwoba, ujye ubitura Imana. Ujye ubitura Imana. Ibyo ukennye, ibikubabaza, ibigutera ubwoba n'ibiguhagarika umutima, ujye ubitura Imana. Ikindi ngo nibikunezeza. Umwana natsinda ukumva wanezerewe, nabyo ujye ubwibwira Imana, ujye upfuka musenga uvuga uti Imana, uyu munsi uramwenyuje, uyu mwana namuhagarikiye imitima, nibazaga ko azamera, none umuhaye buruse. Ntabwo Imana izagufata nk'uwarondogoye, ngo nibitunezeza tuzajye tubishyira imbere yayo. Nibyo ibyanditswe bikomeza bitubwira ngo, you cannot wear him. He who numbers the hairs of your head is not indifferent to the wants of his children. Ntabwo mwayirambira uyibwiye ibiguhagarika umutima, ukayibwira ibigutera ubwoba, ukayibwira ibyo ukennye, ukayibwira n'ibikubabaza, yewe ukayibwira n'ibigushimisha, ngo ntabwo wayirambira. Ya Mana ibara imisatsi yose yo ku mutwe wawe, ntabwo ijya irenza amaso amakene y'abana bayo. The Lord is very pitiful and of tender mercy. Uwiteka ni umunyebambe kandi agira imbabazi. His heart of love is touched by our sorrows and even by our utterance of them. Umutima w'Imana w'imbabazi ujya ukabakabwa n'imibabaro yacu, yewe ukanakabakabwa n'iyo tuyivuze. Wari wagira umuntu ukunda akakubwira uko ababaye, noneho Imana ifite umutima w'ibambe, Imana ifite umutima w'imbabazi, ibyacu bijya biyikabakaba nk'uko, nayo igashaka gutabara ngo yinjire muri dosiye y'ibitubabaza, yinjire muri dosiye y'ibiduhagarika umutima, ariko twebwe tukabindangare zitaze kuyitura ibituvuniye nk'uko ibyanditswe bitugira inama. Aho niho Yesu yarebye aravuga ati, mujye musenga iminsi yose. Icya kabiri, tukivuga ku gaciro n'imbaraga zo gusenga, ndagira ngo mbabwire ngo Imana nayo ijya inezezwa no kumva no gusubiza gusenga kwacu. Mu gitabo cya Mika ibice 4 umurongo wa 9, Uwiteka arabaza ati, mbese niki gitumurira ugafatwa n'ibise nk'umugore uri kunda? Mbese umujyanama wawe yapfuye cyangwa nta mwami ufite? Uri umubyeyi, ukaba uri umubyeyi w'umukire, ugasanga umwana wawe yagiye ku ishuri, ibiryo biramunanira, arwarirayo, nta telefone, ntubimenye, ukazabimenya baguhamagaye bakubwira ngo ni indembe, ari mu bitaro, arimo serumu, bitewe nuko inzara imugeze habi, kandi wari ufite byinshi wamuramiza. Wabyumva uti? Imana ibyo itunze mu isi no mu ijuru nta wundi mwana ibiteganije. Ari imbabazi z'ibyaha ifite, abamarayika ntibabifite, ntabwo bazikeneye, ntabwo yazibateganirije.
ari ubushobozi bwayo butabara abanyamibabaro. Mu ijuru nta banyamibabaro bariyo bakeneye ubwo butabazi bw'Imana. Ikikurikiyeho, ubushobozi bw'Imana bukiza umutima icyaha bukababarira umunyabyaha. Ntabwo abamarayika babukeneye. Ubwo iby'Imana itunze byose ni twebwe bizigamiye. Ariko tujya tubura umutima uyitabaza, tukabura umutima uyitura ibyacu, tugapfira imbere y'uwakadukijije, kuko Imana nayo itagitanga ubutabazi butasabwe. Rero icyo nicyo cyatumye Yesu atwihanangiriza ngo mujye muba maso musenge iminsi yose. Icyaha nikikunanira ukabona kirimo kukuganza, ukabona umutima utangiye kwigumura ku Mana, ibyo watinyaga kera utangiye kubitinyuka, ugasa ibyo utakoraga kera ukabona utangiye kubikora, ijambo utahangaraga kuvuga ukabona usigaye urivuga, ujye umenya ngo icyaha cyatangiye kunganza. Nta yindi mbaraga izagutabara keretse gupfukama nk'uko Yesu yapfukamye. Turasomye ngo nubwo yari umwana w'Imana yatatse cyane arira, yinginga yabashaga kumukiza urupfu. Imana rero yishimira nayo kumva gusaba kwacu. Muri iki gitabo cyitwa Gusenga, ni igitabo cyitwa Gusenga, mu cyongereza cyitwa Prayer, harimo aya magambo agira ati: Nothing that in any way concerns our peace is too small for him to note. Nta kintu na kimwe cyaduhesha amahoro Imana yafata ko cyoroheje cyane ku buryo itacyitaho. Nta kintu na kimwe cyaduhesha amahoro kigatuma uryama ugasinzira, kigatuma impagararo ufite mu mutima zishira, Imana yasuzugura ngo ko karoroheje ntabwo nakitaho. Nubwo waba ari umurimo urumba akaba ari cyo kikubuza amahoro, ariko nawe ntugikemuze kwanduranya, ntugikemuze kuriganya, ntugikemuze ibindi, ahubwo ukabitura Imana ukavuga uti rero umurima wanjye ni kugasi, urarumba nta kundi nabigira, ariko sinzanduranya kuko ari wowe wampitiyemo. Nuko itagushakiye uko wabona undi, yaguha ubuntu butuma wihanganira icyo kigeragezo ukabana nacyo nkaho kitariho. Ngo nta kintu na kimwe cyaduhesha amahoro Imana yasuzugura ngo ni gato ingwibure kukitaho. There is no chapter in our experience too dark for him to read. Nta mfuruka yihishe yo mu buzima bwacu Imana idashobora gusoma. There is no perplexity too difficult for him to unravel. Nta mpagarara iduhagarika umutima Imana ibona ko inaniranye ku buryo icyo kibazo itagikemura. Ahubwo twimenyereje kwirwanirira, twimenyereje gutega gahanga tugapfira kaje nk'abadafite ubuhungiro, kandi Imana yaraduteguriye ubuhungiro buhora bwuguruwe. Haba mu ntambara ziturwanya mu mutima, ibyaha bidutsinda, intambara zo gutungana, intambwe twifuza kugeraho ntituyigereho, intsinzi yacu iri gusa mu gusenga. Cyane ko byanditswe mu gitabo cya Yobu ibice ni 6 umurongo wa 13, Yobu yaranditse ngo ntabwo uzi yuko muri gihe hatarimo ikintabara. Abantu twese uhereye kuri jye ukageza kuri wowe, muri twebwe nta kidutabara kiturimo. Rero kugira ngo duhagarare dutungane, tugere ku gutungana twifuza, dusabwa kwiga siyanse y'amasengesho. Mbega kumenya imbaraga iri mu gusenga no kumenya agaciro kabyo, ubwo nibwo tuzagera ku gutungana. Umuntu bane n'ibikuguye nabi, ariko wowe mutima ugubwe neza. Umuntu ubane n'ibiguhagitse, ariko utekane kuko umutwaro utawikorera wenyine. Umuntu urwane n'icyaha uzagitsinde bidaturutse mu mbaraga zawe, nubwo uri umunyantege nke,
ariko kubw'ubuntu bw'Imana duherwa mu gusenga icyaha ukiganzure. Nkivuga agaciro ko gusenga, reka nongere mbabwire ngo gusenga niyo ntambwe isabwa, icyo bita kondisiyo, niyo kondisiyo umuntu asabwa kuzuza kugira ngo agere ku gutungana kw'imico, ibyo tubisoma muri iki gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, ni igitabo cy'umwuka buhanuzi. Abafite iki Kinyarwanda murareba mu cyigisho cya 55, urupapuro rw'icyongereza ni urwa 564, aho ku isubi ya mbere harimo aya magambo agira ati, prayer is heaven's ordained means of success in conflict with the sin and the development of a Christian character. Gusenga nibwo buryo bwagenwe n'ijuru aho umuntu ashobora kubonera intsinzi mu rugamba rwo kurwanya icyaha, naho umuntu ashobora gukuriza gutungana kw'imico ya Gikristo. Ubundi ububi twese muri kamere turabusangiye, ariko gukuza gutungana kw'imico bijya bishoboka gusa iyo umuntu abisengeye, bijya bishoboka gusa iyo umuntu atakambiye Imana biyisaba. Bwa buntu bw'Imana, Imana igitanga nk'igisubizo cy'amasengesho yasenganywe kwizera, busohoreza mu mutima w'usaba ibyo yifuza byose, maze umuntu agahabwa imbabazi z'ibyaha, agahabwa umwuka wera w'Imana, akamugenga, agasigara atakigengwa n'abantu, nako atakigengwa na kamere ya muntu, ahubwo agengwa n'umwuka w'Imana. Aya magambo ari mu cyigisho cya 55 cyitwa gukurira mu buntu. Hakomeza hagira hati, ubu nibwo tugomba gusobanukirwa icyigisho gikubiye mu gusenga kutanamuka no kwizera kutavirira. Dusabwa ibintu bibiri: kwizera kutavirira no gusenga kutanamuka. Abagenza batyo bose bazagera ku ntsinzi mu rugamba rwo gutungana, kandi nanone no mu isi byaba ibiduhagarika umutima bizakurwaho nuko gusenga, byaba ibitubabaza Imana izabikuraho, n'umwana uguhagitse Imana izamuhindura, n'abavandimwe bakuguye nabi Imana izaboroshya, n'ubuzima bwanze Imana izagucira indi nzira. Dukwiriye kwimenyereza gusenga, kuko niyo nzira Imana yaduteguriye. Tukiri kuri ibi byo gutungana kw'imico no kuboneza imico ya Gikristo, byanditswe muri Yeremiya 13:22. Aravuga ati, mbese umunyetiyopiya yabasha guhindura ibara ry'uruhu rwe, cyangwa ingwe yahindura ubugondo bwayo? Namwe niko mutabasha gukora ibyiza mwaramenyereye gukora ibibi. Niba ubeshya uzakomeza ubeshye, naho itoro ryaguha umugayo, naho abavandimwe bakwicara bakakugaya, nubwo mu mudugudu bakwicaza mu ntego, nubwo polisi yagushyira muri gereza, ntabwo ururimi rubeshya rwakuvamo. Ingeso mbi yakuganje ntabwo gereza yayikuramo. Ariko iyo umuntu aramutse abyitumye, agapfukama imbere y'Imana, akayibwira ngo nzi yuko ukunda, nanjye nanezezwa nuko ngukunda, ariko ingeso yo kubeshya interanije n'abantu, ingeso yo kubeshya iratuma interanya nawe kandi nagukundaga. Nta wundi wantabara ndi imbohe, ntabara. Ingeso yose kugose, aho niho habonera intsinzi. Nibyo byanditswe muri icyo gitabo ko gusenga ari bwo buryo bwagenwe n'ijuru, aho umuntu ashobora kubonera intsinzi mu rugamba rwo kurwanya icyaha no mu gukuza imico ya Gikristo. Tukiri kuri ibyo, ndeka nongere
turebe indi ntambwe. Gusenga gusenga bizana itoto ry'iby'umwuka. Mu yandi magambo bihembura ubuzima bw'iby'umwuka. Mu Cyongereza baravuga ngo prayer brings freshness to spiritual life. Bizana freshness, ubuzima bw'iby'umwuka bugahembuka, bugatoha. Ibyo tubisoma mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, urupapuro rw'Icyongereza n'urw'129 aherekera ku 130. Ndasomamo aya magambo make avuga ati: Our life is to be bound with the life of Christ. Ubuzima bwacu bugomba kubohekanywa n'ubwa Kristo mu mubumwe. Aho niho hari umutekano rukumbi. If we keep the Lord ever before us, allowing our hearts to go out in thanksgiving and praise to Him, we shall have continual freshness in our religious life. Haranditswe biravuze ngo niba duhoza Uwiteka imbere yacu, niba duhoza Uwiteka imbere yacu binyuze mu gusenga no kumutura ishimwe, tuzahorana itoto mu buzima bw'iby'umwuka. Tuzahorana itoto mu buzima bw'iby'umwuka. Ugeragezwe ariko ukomeze kuba umunyamahoro. Ukunda Imana ukennye nk'uko ujye uyikunda ukize. Ukunda Imana bakuvuga nabi nk'uko ujye uyikunda bakuvuga neza. Ukunda Imana washonje nk'uko ujye uyikunda wahaze. Uba umukiranutsi abana batsinzwe nk'uko ujye uba umukiranutsi batsinze. Kandi reka mbabwire, gutsindwa k'umwana ni ikigeragezo gikomeye. Iyo umwana atsinzwe umwaka akawudubura abasa nk'ukunyagiza inka ebyiri. Ngaho tekereza ugiye mu nka zawe ugasanga ebyiri bazinyaze. N'umwana watsinzwe abakunyaza inka ebyiri zuzuye. Ubwo rero biba bisaba ubukiranutsi ukamukunda nk'uko wamukunze cya gihe atsinze. Nibyo rero icyo nicyo bita spiritual freshness. Umuntu akagira itoto ry'iby'umwuka. Mbega umubano we n'Imana ntukeshwe uko byaramutse, ahubwo uko byaramutse kose nibihindure ishusho, nibihindure umubano we n'Imana. Iryo tohagire ry'iby'umwuka nta kindi cyarizana. Naho waba wiga buri munsi ariko udasenga, ntabwo iryo toto ry'iby'umwuka waribona. Niyo waba ufite ukugendaho, niyo waba uba mu kigo cy'abayihaye Imana, reka mbyite ntiyo, cyangwa mu yandi magambo uba mu itorero, utagira aho uhurira n'abandi bantu babi, ariko udasenga, ntabwo bene iryo toto ry'iby'umwuka, bene iryo toto ry'iby'umwuka ntabwo waribona. Niyo mpamvu Yesu ati musenga iminsi yose. Nuko turakomeza dusoma kuri iyo ngingo. Haranditse hati our prayers would take the form of a conversation with God as we would talk with our friends. Dukwiriye kugira akamenyero ko kujya tuvugana n'Imana nk'uko tujya tuvugana n'inshuti zacu. Ubu narwaye nabibwira byiza, nakennye nzi ko yaramutse nabimubwira, ariko Imana inkunda uko nkunda, Imana ifite ibiruta ibyo afite, akenshi ibyiringiro bike bijya bituma tuyihisha ibyacu, bigatuma duhora mu buhanya tugapfira aho twari dukwiriye gukirira. Twihuse reka turebe akandi kagingo k'umumaro n'agaciro ko gusenga. Ibyanditswe ratubwira ngo gusenga bikomeza ubuvandimwe. Gusenga bikomeza ubuvandimwe. Ibyo bihamwa neza
n'amagambo ari mu gitabo cy'imigani ya Kristo avuga ngo prayer unites us with one another and with God. Gusenga bijya bitwunga n'Imana kandi natwe bikatwegeranya. Iyo mugenzi wawe afite ikibazo utamwakira, n'uburwayi utari bumwakire, n'ubuswa no kunanirana k'umwana we utari bumwakire, n'ingorane yagize udafite icyo wakoraho, ariko ukamubwira uti uyu munsi ndashaka ko dusengana, ukamubwira uti ndabikwemereye buri cyumweru cyangwa buri kwezi nzajya nguha umunsi twiriranwe nawe, amarira yanjye nyongere ku yawe, ijwi ryanjye ndyunge kuri yawe, dutakambira Imana ishobora kudutabara. Ibyo ntabwo bisoza bikemuye cya kibazo gusa, ahubwo bisoza bikemuye cya kibazo, ariko nanone bikomeje cyane ngo z'ubuvandimwe bubahuje. Niyo mpamvu byanditswe ngo gusenga bitwunga n'Imana natwe bikatwegeranya. Ibyo muzabisome mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, ab'itoro ry'i Filadelfiya, ari naryo ryitwa urukundo rwa kivandimwe. Byanditswe mu cyigisho cya 22 cy'Intambara Ikomeye ko bajyaga bakesha ijoro basenga, ngo ubundi bagahurira hiherereye basabirana. Umuntu akavuga ati rero nubwo bimeze bityo jewe mfite iki kibazo cyihariye, nubwo bimeze bityo jewe mfite iki cyaha cyihariye, ubutumwa ndabukunda ariko umutima wanjye ntujya unyurwa. Akavuga ati jewe ubutumwa ndabukunda ariko nanga umuntu usuzugura, kurwanira ishema ibyo byaranze. Nuko umuntu akavuga ati rero Mana nahaguhisha arakubwiye, nanjye nunze gusenga kwanjye kukwe. Ibyo byatumye ubuvandimwe burushaho gukomera kandi bibahuza n'Imana. Imana ibayita izina Filadelfiya yabisobanuye urukundo rwa kivandimwe. Ayo mateka n'intangamugabo y'aya magambo yo mu migani ya Kristo avuga ngo gusenga bitunga n'Imana kandi bikatwegeranya ubwacu. Dusa nkaho twerekera ku musozo, murankundira mvuga utuntu tubiri. Akambere akandi nakavuga ngo gusenga, kuko turi ku kamaro ko gusenga no ku mbaraga zo gusenga. Gusenga nibwo buhungiro buhora bwuguruwe. Ibyo mvuga byanditswe mu gitabo cyitwa In Heavenly Places, cyangwa ahantu ho mu ijuru. Ariko ibyo binahamwa muri Bibiliya mu gitabo cya Zaburi ya 56 umurongo wa 4, haranditswe ngo uko ntinya kose nzakwiringira. Uko ntinya kose nzakwiringira. Bwabo bukene, wabo byaba ibibazo byo mu muryango, byaba ibibazo byo mu murimo, iyo wagiye gukorera ubona batakumva, ubona utazabona aho utangirira, uko ntinya kose nzakwiringira. Twimenyereze tubigire ihame ryo gutura Imana ibiduteye ubwoba, ibiduhagaritse imitima, ibitubabaza, nibitunezeza, byose nibidushavuza tubitura Imana. Noneho muri iki gitabo reka nsoma ayo magambo ko gusenga ari ubuhungiro buhora bwuguruwe. Biboneka mu gitabo In Heavenly Places, cyangwa ahantu ho mu ijuru, urupapuro rwa 86. Ndasoma aya magambo make. Haranditse ngo the way to the throne of God is always open. Inzira igana ku ntebe y'Imana ihora yuguruwe. Nta bariyeri ihaba. You cannot always be on your knees in prayer, but your silent petition may constantly ascend to God for strength and guidance. Nubwo tutahora dupfukamye imbere y'Imana dusaba,
ariko haba mu gicuku haba ku manywa ugenda, ngo amasengesho yawe ya bucece yo mu mutima ajye ahora azamuka imbere y'Imana, uyisaba kukuyobora no kugukomeza. Uzahora ukomeye kandi uzahora ugana heza. Noneho when tempted as you will be, you may flee to the secret place, into the most high. Nuramuka ugeragejwe igishuko kitaragutsinda, uzajye wirukira hiherereye maze wisunge intebe y'Imana. Ngaho insinzi yakiri. Mu gusoza rwose, gusenga nicyo gikwiriye kuba igikorwa cya buri muntu abanzirizaho buri munsi. Ibyo byanditswe mu gitabo cya Yesaya ibice 26 umurongo wa 9. Umuhanuzi Yesaya aravuga ati, umutima wanjye wajyaga gushaka nijoro, kandi nzajya nzindukira kugushakisha umutima, kuko amategeko yawe yari mwese abaturage bishibiga gukiranuka. Reka tujye dushakisha Imana umutima, bigiye kurangira mu gitondo, ahubwo igihe cyose, kuko gusenga ari ubuhungiro buhora bwuguruwe. Tuhahungira iteka twese mu izina rya Yesu. Amen.